Ibihe byiza kuri mwe mwese muteze amatwi Kaboss TV, ni ibihe byiza cyane. Njye nitwa Johnson, tugiye kuba tubana mu kiganiro by'umwihariko cy'ubuzima, turebera hamwe akamaro ko kurya ibihumyo. Ese ubundi ibihumyo mwari muzi akamaro kabyo? Nizere ko meze neza cyane hirya no hino. Turashimira abakomeje kugenda bakora subscribe, basharinga ndetse banatanga amakomenti, yose turayakira. Buriya rero ngo ubundi ibihumyo bigira akamaro kenshi cyane kagiye gatandukanye. Nko muri ibyo ngibyo, buriya ngo bifasha kwirinda indwara ya anemia. Ibihumyo buriya ngo bifasha kwirinda indwara ya anemia kubera ko bifite isoko nziza y'ubutare, aribwo dukunze kwita fer cyangwa se ironi. Umubiri rero ufasha kwinjiza ubutare bwose buboneka byibuze mu bihumyo. Buriya ngo habonekamo ubutare bwa 90%. Hari kandi gukomeza amagufwa. Buriya ngo ibihumyo ngo bikungayaho cyane ngo calcium y'ingenzi cyane mu ikora cyangwa se n'ikomera ry'amagufwa. Kurya ibihumyo rero kenshi bifasha guhora ufite calcium ihagije mu mubiri, bityo bikakurinda indwara zo kuvunguka kw'amagufwa no koroha cyane. Ikindi buriya ngo ibihumyo bifasha no gusukura umubiri. Ibihumyo byuzuyemo ibisukura umubiri cyangwa se muri rw'amahanga ibyo tukunze kwita antioxidant bihagije cyane. Iyo umubiri wuzuyemo imyanda izwi nka free radical ituruka ku turemangingo tuba twangiritse, ntubashe kubona ibisukura umubiri, ibiro bigenda bikwangiza, bigakenera ko urya ibikungahaye nyine kuri antioxidant nk'ibihumyo. Ibihumyo kandi ngo bifasha mu kongera ubudahangarwa. Ibinyabutabire bibonekamo alpha na beta glycane bigira uruhare rukomeye cyane mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bushakashatsi bwakozwe, kurya ibihumyo kenshi buriya ngo byuzuye inshuro imwe cyangwa byibuze inshuro imwe cyangwa ebyiri mu cyumweru. Ibi ngibi ngo bifasha kongera cyane ubudahangarwa. Buriya kandi ngo wari uzi ko ibihumyo ngo bifasha kongera vitamine D. Ubusanzwe vitamine D ntijya iboneka mu bihingwa, ariko buriya ngo ibihumyo byihariye uyu mwihariko wo kugira iyi vitamine kimwe n'abantu. Iyo rero bihuye n'izuba nabyo bibasha gukora vitamine D ituruka ku mirasire. Ibinyabutabire bya sterol iyo bihuye n'imirasire y'izuba bihinduka aldosterol, ariyo ihinduka vitamine D. Hanyuma kandi ibihumyo buriya ngo bifasha mu kwirinda kanseri y'ibere ndetse na prostate. Kurya ibihumyo kenshi ngo bigira uruhare runini mu kurinda kanseri y'amabere n'iya prostate. Mu bihumyo dusangamo ibinyabutabire bya beta glucans ndetse na linoleic acid, byombi byifitemo ubushobozi bwo kurinda no kurwanya kanseri. Reka mbashimire, yewe na Johnson, mukomeze mu subscribing kandi mu sharing, munatanga n'amakomenti. Murakoze cyane.